abantu ariko ibisabwa kugira ngo babagabo ntibabikwiye. Ni mwubahire ko ari abantu mwe kubasaba inshingano z'abagabo kuko azabashobora. Uyu muntu rero imaze kumubwira gukora, kugira icyo akora, kugira akazi, Imana ishimwe ufite akazi. Nta kintu kibabaza kandi bikunda kuba mu barokore, ugasanga umuntu yahuruje inama zirenze ziri 10, zirenze ziba 20, no kuri liste y'ibyo akeneye hariho n'imyambaro y'imbere. Ngo boxer 7 z'umweru, ngo amasogisi, ngo igitanda wari usanzwe urabaye. Ku buryo abantu bajya kugukorera ubukwe bagahera no kugutegurira igitanda. Turaba mukuru uramenye ko ukwiriye kuzana umugore. Kandi bikunda kuba mu barokore. Noneho twakorwa n'isoni twakwisakasaka, aho kugira ngo ayo makosa wakoze uzayakosore, ibyo uza bageze mu rugo ukazajya ubwira abantu Imana yakoze igitangaza ngo tute deniyeli umutabanye ngo yarabatuze. Ntabwo yadutuze, twanze kumara dutanga amafaranga kugira ngo nyine abantu batavuga bati famiye y'abasirimu kumbi burya tugiye no gutwikurura dusanze arara hasi no kuri mato bishaje. Twanze kumara. Ariko Imana ishimwe umusore wacu ntabwo ariko bivuze. Ayo makuru rero afite yizeye. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro kubwira. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo byatukuye. Murongo wa 16, Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa kuzapfa. Ibi sindi bujye kubisobanura cyane kuko abantu ntibabyumva kimwe. Ndakuramo ijambo rimwe gusa. Imana ifite ibyo yamusabye gukora, igira n'ibyo yamubujije gukora. Kuba umugabo rero ni ukugira indangagaciro no kumenya ibyo ugomba gukora no kumenya ibyo utemerewe gukora. Ubwenge ni iki? Ni ukumenya ibintu byemewe ukabikora mu gihe cyabyo no kumenya ibibujijwe ukabyirinda. Ntabwo ari amashuri menshi. Uyu mugabo rero wujuje ibyo ngerageje kunyuramo kandi nkwibutsa kuko twabiganiriye, niwe ukwiriye kubona umugore. Niwe Imana Yeva biravuga ngo namuremye ari umuntu, none uko agenda akura yahindutse umugabo. Uyu mugabo akwiriye umufasha umugore. Murongo wa 18 ko havuga ngo kandi Uwiteka iravuga iti si byiza ko uyu muntu ubasha kurinda ingobyi, umuntu ubasha guhinga, umuntu ubasha kudakora icyo namubujije, umuntu ufite ubwenge buhagije bwo mu mutwe, uyu si byiza yuko aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umugabo aremye mu ishusho y'Imana, ariko umugore aremye mu ishusho y'umugabo. Abasoma Bibiliya ibyo nta mpaka twirwa tujyaho. Umugabo ni ubwiza bw'Imana, hanyuma umugore ni ubwiza bw'umugabo. Nta mpaka turabijyaho kuko biri muri Bibiliya. Ibyo bivuze iki rero? Ibyo bivuze ngo byuzuza ijambo rivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, yego, agasanga umugore runaka bakabana karama. Ntabwo Bibiliya itubwira ngo nicyo gituma Ivete azasiga se na nyina. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo Ivete ahinduye umubyeyi. Hari n'inshingano ugomba kugira. Njya numva ahanini abakobwa bakiri batoya n'abagore bakiri batoya bakora ikosa ryo kwita abagabo babo baby. Ndababujije. Those are not babies. Ntabwo ari baby. Impamvu umukobwa Bibiliya itatubwira ngo asiga se na nyina, nuko ava mu biganza bya se wamureze akajya mu biganza by'undi se ugiye gukomeza kumurera witwa umugabo. Kuko ni urubavu rwawe. Uvuga ngo urubavu rwawe rwavuye muri wowe. Mu yandi magambo, umugabo niwe wabyaye umugore. Umugore niwe yavuye mu mugabo se. Bibiliya ntitubwira ko yamusinzirije se agakuramo urubavu. Siko bimeze. Ubwo mu yandi magambo, Reverend Fabian akazi ko kurera yakoze, yaragakoze akageza kuri iki kigero.
Ivete avuye kuri se witwa Fabian agiye ku mugabo we, ariko mu bundi buryo nanone se witwa Manzi. Ugomba gukomerezaho. Uwo Ivete azaba we mu myaka 5 ntabwo ari rezilita yo kwa Fabian, nuwo wamugizeho. Nubona umugore yahindutse ukuntu, ntuzavuge ngo dore uko yabaye. Ezirongeza agifite umugabo, uzabivuge neza mu bundi mu byumba, uzabivuge neza ngo dore uko umugabo yamugize. Dore uko umugabo yamugize, ntabwo ari uko yabaye, dore uko umugabo yamugize. Haleluya. Impamvu rimwe na rimwe biducanga, dushaka gufata urugo tukarwubakira ku mahame ya sosiyete hanze, kandi urugo rwubakiye ku mahame ya Bibiliya. Leta ntishobora kubona igisubizo cy'ingo zirimo zisenyuka, igisubizo kiraho bihera mu nzu y'Imana. N'ikimenyimenyi. Twebwe tubasezeranyije, tubasezeranya ku bana karamata. Ariko leta ishyiramo akandi kantu ngo nibiramuka byanze, nimugaruka tuzabigenza gutya. N'ikimenyimenyi, iyo mutandukanye ntabwo muza gutandukanira imbere yacu, kuko tw'imbere yacu ntibibaho. Ntabwo bibaho. Mu yandi magambo, hari ikintu na kimwe munyihanganire, nubwo ndi mutoya mu myaka ntabwo ari ukubaka. Kambaze Reverend Fabian, hari ikintu na kimwe Ivete yakora bikamukuraho kuba umwana wawe? Nta na kimwe. Nuvuga ngo niyo yaba ari mu makosa utamutumyemo, isano y'amaraso mufitanye ntimushyigikira mu makosa, ariko iramutabara ngo atayagwamo, ukamurwanaho kuko n'umwana wawe. Kangaruke kwa Manzi. Ubwo bivuze iki rero? Ubwo nta kintu na kimwe Ivete yakora ngo Fabian Reverend Pasteur ananirwe kumubabarira. Nta kintu na kimwe Ivete agomba gukora utakwihangana. Nanze kujya ngo gukunda, urukundo rugira ibintu rusasiraho. Muri ibyo hakurya hano muri Congo witwa Kofi Olomide, yaririmbye ngo l'amour n'existe pas, il n'existe que ses épreuves. Urukundo nubaho habaho ibihamya biruhamya. Ntabwo rubaho. Bivuze rero ngo urukundo ni iki? Si sheri ishusho umubwira. Urukundo ni ikigero umwihanganiraho yakoze amakosa, ni ikigero cy'ubwenge ufite bwo kumukuza. Imana iguhaye matière première, raw material cyongereza, ntabwo iguhaye produit fini. Wazaba we mu myaka 5 niwo uzaba wamugize we, ntabwo ari Reverend Fabian, nta nubwo ari na Pastor Chantal Narameki. Bekata ubu ugiye gutondagura inshinga mu Kirundi bita kwikukira. To be independent. Ugiye kwikukira, ugira urugo rwawe, bwa bwenge bwose bakwigishije, ubu nibwo bugiye kujya ahagaragara. Ibintu byo kutubwira ngo watsindaga matematike mu ishuri, urugo rukunaniye, ubwo muri matematike uba warabona azira. Amanota ubwo twita tukubaza aho wayakura. Niba bakasereka bayaguhaga n'abandi ngo duhita tubimenye, ariko nizeye kuzabigenza neza. Urugo rero ni ahantu Imana yagennye kwerekanira ubumana bwayo. Impamvu Bibiliya itubwira ko Kristo ari umukwe, itorero rikaba umugeni, kandi Bibiliya igasaba umugabo gukunda umugore we nk'uko Kristo akunda itorero. N'ubu turi hano turimo turacumura, Kristo arimo arakora umurimo wo kutwingingira no kutweza. Ni ukuvuga ngo imbabazi za Kristo ku itorero rye ari we mugore we ntizijya zirangira. Ni nako imbabazi z'umugabo imbere y'umugore we zitagomba kurangira. Mfata igihe buryo mbonye urugo rwasenyutse, ibibazo byinshi ntabwo mbishyira ku mugore, ibibazo byinshi mbishyira ku mugabo, kuko niwe Imana yahaye inshingano. Ubwo rero baguhaye matière première, baguhaye ibumba, icyo uzaribumba muri icyo cyumbano cy'agaciro uzavuga tuti umugabo. Kitabaye icyumbano cy'agaciro nta wundi muntu tugomba kubureminga, ni wowe tugomba kureba. Hari ibigomba kubigufasha rero, nibyo ngiye kunyuramo, hanyuma ndaza kuza no ku nshingano
za Nyiramwiza Ivete. Bibiliya ivuga ko ugomba kubaha. Kubaha bivuze iki? Kubaha bivuze ngo manzi hari igihe azazana igitekerezo gipfuye kuko ni umuntu, ariko mbere yo kugisabira hejuru kukigizayo ugatega amatwi ukacyumva. Wamara kucyumva ukamubwira iki gitekerezo ndacyemeye, ariko yego, iyo ariko niyo imushyira mu nzira nziza. Ariko iyo aje akavuga ati ndumva dukwiriye kuvaho rero twari dutuye ajya gutura ku Ruyenzi cyangwa i Bugesera, reka yewe ibyo simbikoze, oya, kuko ntabwo ari ukuganira. Shaka bugufi ubanze wumva igitekerezo, kuko abagabo Imana yabagize abayobozi kandi niko bari. Umuyobozi rero areba icyo twakwita final destination, turabyita mu Kinyarwanda icyerekezo ashaka kugeramo. Abagore ibagira ba managers, bo bareba inzira bizanyuramo kugira ngo umuntu agere hantu. Umugabo rero nazakubwira ati ndashaka ko twubaka inzu, nicyo ashaka, uzabyumva umubwira uti ni byiza, uhita umubwira uti ubushobozi dufite muri kino gihe ntibwatwemerera kuyubaka nka manager, kubera gutya. Reka tubigenze gutya, tuzayibona mu myaka 10. Nibwo uzaba ubaye ubufasha. Abagabo aho bagirira amahirwe bafite abafasha babiri, abaseka. Bafite umufasha nk'umugore, bakagira n'umufasha nka Mwuka Wera. Nimunanira Imana izabera. Unaniye umugore ukananira Mwuka Wera, gusa leta ntiyagushobora, pasiteri ntiyagushobora, ntabwo biba birangiye. Mfite ubwoba rero ko mu muriro tuzasanga abagabo benshi bigometse muri ubwo buryo, kubera ko abagabo Imana izi ukuntu bateye. Buriya Imana ukuntu iteye, nimusoma muri Bibiliya, ni ahantu hake Imana yemera kujya inama. Mu nama y'agakiza yagiye inama, mu irema nabwo yaravuze ngo tureme umuntu, jyewe Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, narangiza se nawe. Ariko muri Yeremiya ahandi hatubwira ngo nimuze tujye inama. Numbonera ahantu harenze 7 Imana ihamagara kujya inama, nzaba narasomye Bibiliya nabi. Imana igambirira ikintu ikagishyiraho. Ako kantu rero abagabo barakanduye, bafite akantu k'akakarande keza bakomora ku Mana ko kugambirira ikintu bagahita bumva cyahita kiba. Ariko nimujya kubikora, mujye mwibuka ko n'Imana rimwe na rimwe yibuza kubikora, igakonsulta abafasha bayo, akavuga ngo muze tujye inama. Rero jya inama n'umufasha wawe. Gusa Ivete wihangane, ntabwo bizabaho kenshi, kuko n'Imana dukomoraho kuba abagabo nayo bibaho gake. Ni exception. Tuvuga ukuri uko kuri. Ibintu byo kuvuga ngo barerewe bameze neza ngo amina haleluya, tukananirwa kubigisha. N'ibyari bituma ingo abantu bakaba batazikira. Wamubwira ngo ugomba kumukunda, urukundo rwenze urwo mukunda n'urukundo n'ibikorwa. Urukundo n'ibikorwa. Hari ibintu bitatu rero ngiye gusoma mu Migani mu gice cya 24 byerekana ibyubaka urugo rwubakwa n'iki. Ni amafaranga menshi, ni abantu benshi babaherekeje gutya, ni amasengesho menshi, ni sherishushu, amazina ni menshi, hari bitabanye nuko bishakiye, ariko nababujije mukongere kwita abagabo ba baby, mujye mubita ba dati, kubera yuko uvuye mu biganza by'umugabo wakubyaye akakurera ukajya mu biganza by'undi mugabo ugomba gukomeza kukurera, uzagushyikiriza Kristo udafite ikizinga n'umunkanyari. Kuko burya umugore agereranwa n'itorero, uko Kristo yita ku itorero niko umugabo agomba kwita ku mugore. Bityo rero nabyibuha amanzi, ntabwo tuzabishinja ibiryo, tuzabishinja wowe wananiwe kumukoresha siporo.
mwana nuka tuzavuga ko ari salary yabaye nkeya, tuzabishinja wowe amaboko yananiwe gukora cyangwa se keya yabaye nkeya, kugira ngo umugore nushaka ko umugore wawe yambara neza, very simple, uzamujyana ahantu hari imyenda myiza y'umugore. Ni formule yoroshye cyane. Wamubwira ngo igihe uba wambaye no mujyane hari imyenda ushaka ko yambara, uyu azayambara. Ibintu byo kuvuga umugore wanjye ntabwo akigendanye n'igihe wowe utagendanye n'igihe. Niba ushaka ko agendana n'igihe mufata ukuboko umugurira umwenda ungana usa ureshya n'ushaka ko yambara. Bashumba bagenzi banjye, hari akandi gakosa abashumba tujya dukora. Ukita ku itorero kuruta uko wita ku rugo rwawe, kandi itorero rifite umugabo witwa Kristo. Urarongora abagore bati urarongora uwo urongora n'itorero, Kristo surabumwe n'ibibazo. Kristo yagushinze kwita ku mugore wawe, nawe akita ku mugore we witwa itorero. Namwambarana nabi kazi yake. Ibyo ntibitwambura inshingano dufite mu itorero, ahubwo ni ukuvuga ngo menya mu inshingano zanjye mu itorero zihera zikagera, kuko iyo upfuye birakomeza. Ariko iyo upfuye umugore wawe ahinduka imfubyi, umupfakazi abana bagahinduka imfubyi, iyo ntabyo wakoze bizabatunga ukiriho. Basi n'abatinyaga kugera iwawe basigara bahagera bakabakomera yombi. Rimwe na rimwe rero usanga abashumba ni mu itorero, ikintu cyose ni mu itorero, n'ikimenyimenyi muzabirebe. Cyokora uyu munsi ni igitangaza kubona umukobwa wo kwa pasiteri ashaka umuhungu wo kwa pasiteri. Ubundi abakobwa bo kwa pasiteri bifuza kujya mu miryango y'igipasiteri, kuko baba bakeka yuko babana nabo bazakurikiza ba se na ba nyina. Noneho imibabaro baboneye mu rugo yo kwikorera imiruho y'itorero bakayivamo bajya mu yindi. Nimuze kureba Manzi afite imisatsi myinshi, muzarayirusha Samusoni muri Bibiliya. Samusoni se ntiyari umunaziri, twese uko turara nta munaziri n'umwe. Ariko Samusoni yari umunaziri. Iyo bavuga ngo yari afite imisatsi myinshi ngo ifunze n'ibizingo birindwi, rien que de dread, ni dread nta kintu baba bavuga muri Bibiliya. Kuko imisatsi ye ntabwo yari ishambaguritse, ntabwo yari afro, Bibiliya iratubwira ngo yari ifunze n'imigabane irindwi. Ni ukuvuga ngo zari za dread. Hari ikindi kirenze cyose Manzi yakoze na Yvette. Ariko hari ukuntu twebwe tubifata, tukabirebera mu myambaro, tukabirebera mu isura, tukabirebera mu ngendo, tukabirebera. None se urugero urimo kuvuga hano uretse aka gakote nambaye, duhuye mu muhanda wanyita pasiteri? Buri wese arimenya akamenya uko biteye. Uretse aka gakote n'agakaravate nashyizeho n'aya magambo ndimo kuvuga akaba arimo kubafata. Duhuye mu muhanda nambaye akajinsi n'agatisheti n'udusandari, wari ibintu nkunda kutwambara n'udusandari. Bo utanshakiye muri aba bahungu baririmba indirimbo hanze aha, ushobora kuvuga uti ni umumotari wa Rekiperi uyu munsi utagiye, ushobora kuvuga yuko ari umukwaferi uwo munsi utagiye kwigisha abantu n'ibindi. Bivuze ngo iki rero? Bivuze ngo ikiri mu muntu nicyo kimugira uwo muntu kuruta uko umuntu agaragara hanze y'isosiyete. Bivuze kubera ishusho kuvuga ariko buriya ubu ababyeyi urabona nta burere bafite. Muhaguruke ababyeyi urabona atari beza, barize neza. N'ikimenyimenyi uyu mubyeyi bahangaha iyo yabyaraga, nubwo yabaga afite umukozi, ibyo yazaga akora byose yarabihagarikaga akarera abana be kugera ku kigero runaka, akazabona gusubira gukora ibyo akora. Umugabo ugakora hababiri kugira ngo nyine urugo rugende neza. Mwicare Yesu arahugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iyo bitaba ibyo Manzi na Yvette bahurira Uganda kubera impamvu z'amasomo, aho bahuriraga buriya nta geto zari zihari, bari kubanira yo bigabanira
Rwari kubimenya se? Hari uwari kubabuza se? Ariko kubera ko Manzi hari uburere yavomye, Ivete hari uburere yavomye muri bano babyeyi beza bari hano, baravuze bati ntabwo dushobora gukora ibitandukanye n'ibyo mu miryango yacu bakora. Niyo mpamvu baguhurije hano. Twongere tubakomere amashyi. Imigani 24 aratwereka ibintu bitatu by'ibanze byubaka urugo. Amafaranga bahari ari menshi, abanakenewe, ariko si yarwubaka ko n'ikimenyimenyi abayafite menshi barasenya. Ariko umurongo wa 3 haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Hari abatekereza ariko kubanza kugira byinshi ari byo bituma urugo rwawe. Oya, ubanza kugira ubumenyi, noneho ubwo bumenyi nibwo bwuzuza mu nzu ibyo ushaka byose. Reka aya magambo nyasome mu Cyongereza kuko abageni bacu bayumva, kugira ngo aya magambo nyabasobanurire neza. Bibiliya iravuga ngo by wisdom a house is built. Ubwenge buvugwa ntabwo ari ubwo twiga mu ishuri. Niyo mpamvu urugo Imana yabishyizeho ni nayo itanga ubwenge butumwa bwubaka. Manzi rero ntabwo Eva yasanze Adamu hanze ya Edeni. Edeni bivuga presence y'Imana, bivuga ubuturo bw'Imana. Niyo mpamvu muri kino gihe usanga abantu bajya impaka ngo Edeni yari muri Afurika, Edeni yari muri Israel. Nta na hamwe wayirokaliza ku isi, kuko umunsi Adamu yacumuraga Edeni Imana yarayimuye irayijyana. Ni presence gusa. Ni ahantu bahuriye point of contact, ni ahantu bahuriraga n'Imana. Bashoboraga gusohoka Imana ikamanura umudugudu ufurota mu kirere. Agera murumva ngo abasore b'abarokore ngo nta kantu baba bafite, muri kofi bivugiriza ngo ngewe ngo nzajya gushaka umusore hanze y'itorero ngo muzane muhindu. Uri mwuka wera se? Uzamuhinduza iki? Imana yaremye umuntu itamuhinduye, buriya ninde wamuhindura? Wari wabona umuyapana hirahira agakora pièce de rechange y'imodoka y'Umudage? Niyo yarigerageje ntikunda, ibari pirate, baramwifashisha. Bivuze ngo nta na rimwe umuntu ashobora guhindura undi Imana itabigizemo uruhare na mwuka we. Bakobwa bashiki bacu bakiri hano mwifuza gushaka, ni musanga abasore muri presence y'Imana mu rusengero. Haleluya. Naho uzajya kutuzanira hanze tukamwigisha igice, tukamubatiza, nyuma y'amezi 3 mukaduturaho gahunda, natwe tugatinya kubura abakristo. Yenda papa wawe na mama wawe baraterana n'abakristo mu rusengero kandi baratura menshi. Icyo cyubahiro barakigomba kubera ko amafaranga yabo akora umurimo w'Imana. Nkareba kwiteranya nabo, avuga ni nta kundi, nubwo abantu nabigishaga amezi 3 abandi abigisha iminsi 3. Ko kuri hose niko kuri basi ugapfunyapfunyika. Ariko Imana ishimwe ababarerewe mu rusengero, nubwo bataba ku gatuti nkatwe, ariko bakuriye ku birenge by'abantu baba mu rusengero. Haleluya. Ubwo bwenge rero nta handi uzabuvoma, ni muri presence y'Imana. Umunsi uzabona event yakurushije gusenga, uzamenye ko utakiri umugabo wahindutse umugore. Kuko umugabo niwe Imana yatindije muri presence yayo kugira ngo agire avance imbere y'umugore. Noneho umugore naza, umugabo azakora akazi ko kwigisha umugore. Nta na rimwe Imana igihamagara abantu ngo ibahe semina y'icyumweru ari benshi. Ifata umuntu umwe. Impamvu ni visionnaire w'umuryango w'ivugabutumwa witwa Imbaraga Zihindura, nuko Imana yanyicaje inshyiramo iyo vision. Hamagara abandi barayumva, turakomeza. Kugira ngo byari binaniye se kuduhamagarira icyarimwe, ntabwo ari uko Imana ikora. Systeme y'Imana uko ikora, ihamagara umugabo ikamushyiramo ibyo ishaka byose muri rwa rugo, igategeka umugabo kubyigisha umugore. Iyo atabyigishije amakosa araranga. Ntagomba kukurusha kumenya imibonano myinshi yo muri Bibiliya. Ntagomba kukurusha gusenga. Gusenga mvuga si ukuba mu rusengero iminsi myinshi. Gusenga ni ukuba uri no mu kazi, ariko ubwenge bwawe bukaba buri connected n'Imana. Ibyemezo byose ufata ukabigaragaza mu bwenge. Uzi impamvu mu Kinyarwanda baca umugani ngo ingabo y'umugore iragushora ariko ntigukura?
gushora ku rugamba ariko ntigukura ku rugamba. Kuvuga ngo umugore iyo ashaka ikintu abazi ko uri igihangange. Mushobora kuva mu rugo mugiye guhaha nta mafaranga mufite, mwagerayo yamara gushima ibintu ati ishyura. Nta bagabo byari byabaho, nta bagore bari bakorera, nta kindi. Burya abakubona nk'intwari y'igitangaza, abazi ko ugomba kubona ibisubizo igihe icyo ari cyo cyose. Mwajyana guhinga muzi ko nta kintu gihari, mwagera mu rugo agahita avuga ati ariko wa mugabo nk'aba bantu urabona bararyikiye. Ubwo abagira ngo usohoke ujye gushaka nyine icyo bari burya. Kubera iki? Ni wowe Imana yahaye izo nshingano, kandi nta handi ugomba gukura ubwenge butanga ibisubizo bitabonekaga, ni ku Mana ishobora byose. Niyo mpamvu ari wowe ugomba gutindana n'Imana kurushaho. Nongere ingaruka aho byapfiye, abashumbye amatorero abo tubona mu nsengero ni abagore benshi cyangwa ni abagabo benshi? None se urumva bitarimo bipfa? Se buriya ntushobora gutekereza impamvu Yesu mu ntumwa 12 nta mugore wari uri? Nuko yari azi ko namara kwigisha abagabo bari bwigisha abagore. Ariko abagabo ba kino gihe ntibashaka kwiga, barapagasa gusa. Abagore badashikamye, haza akantu k'agasore kari aho kasunikaga ingorofani kamwereka ko hari ibintu by'ubwenge, kaza agahita arangara. Kuba umugabo ntabwo ari ukuzana rasiyo gusa. Kuba umugabo ni ukuba mwarimu w'umugore wawe. Buri munsi ugomba kujya. Ukuntu njye nize Icyongereza, kuko nize muri systeme y'Igifaransa, niga Icyongereza, nafashe icyemezo cyo kujya ngira amagambo 3 mashya buri munsi shyira mu mutwe wanjye, kandi nkaba nshobora kuyashyira mu ntego. Byaje kurangira nize kaminuza y'Abanyamerika mu Cyongereza. Iyo nza kugumana cya Gifaransa gusa iyo kaminuza urumva nari kwitsinda. Ariko nihaye initiative ndi mu mwaka wa 3 wa secondaire wo kujya mfata amagambo 3 buri munsi, ngatira dictionnaire, nkayandika, nkayashyira no mu ntego, nkayavuga naho bitari ngombwa ariko nkayavuga. Kuba ntayavuze iki? Niga kubwiriza mu Cyongereza, haje umuvugabutumwa w'Umunyamerika. Baza mu rusengero, baje mu rusengero bari bazanye Bibiliya z'isezerano rishya n'imwe y'isezerano rya kera ya version ya King James, ngo bagombaga kuyiha pasiteri w'urusengero. Nari ntari n'abapasiteri, ariko umwuka aza kubakoraho, bafata cya gikarito cyari kirimo Bibiliya baragisatura, baravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Harimo impano imwe yari igenewe pasiteri, ariko mwuka wera tubwiye yuko tuyiha umuntu. Niba ari pasiteri niba atari pasiteri ibyo ntitubizi, dukoze icyo mwuka tubwiye. Bamaze kuyimpa nibwo nahise mvuga ngo Imana intamitse ururimi rw'Icyongereza. Aha santere uyu muhanda wari utari wakora. Navaga hano santere mfite guteri mu matwi numva ubusa, kugira ngo abaza kubona nivugisha batagira ngo nasaze. Nkamanuka nkagira sonatibe usubiramo imirongo yo muri Bibiliya nasomye muri King James. Abazi iyo version iba n'Ibyongereza rikomeye. Aho bavuga your name, aho bavuga ngo thy name, aho bavuga ngo praised be the name of the Lord, aho bavuga ngo hallowed be the name. Harimo urwongereza rukomeye. Naho niki hajya manuka mvuga imirongo yo muri Bibiliya, nkagira sonatibe, nkongera nkagaruka, abantu bakagira ngo ndimo ndavugana n'umuntu uvuga Icyongereza. Byahe Ikinyarwanda baravuga ngo gusara ni ugushishikara. Ushaka ikintu gishyiramo imbaraga. Niba ushaka ko urugo rwawe ruba rwiza, ugomba gushyiramo imbaraga. Ivete buri munsi ukabigira ikintu gishya umwigisha, bizajya kurangira asigaye atekereza nkawe. Kubera ko buri munsi ufata umwanya ukagira icyo umwigisha. Urugo rwiza rwubakwa n'ubwenge, wisdom. Manzi namubwiye bihagije, reka nsoreze kuri ivete. Wisdom rero, ubwenge mvajuru ntabwo bureba manzi wenyine. Mu Migani mu gice cya 14 umurongo wa mbere haravuga ngo the wisest of women builds her house, but folly with her own hands tears it down. Ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe, ngo ariko uw'umupfapfa ngo arusenyesha ibiganza bye. Bivuze ngo ndi umwigisha n'uyu munsi,
uretse no kuba nigisha ijambo ry'Imana, ndi umwigisha muri kaminuza ya Kristo. Iyo uri umwarimu w'umunyabwenge ukagira ibyago byo kwigisha abanyeshuri babaswa, birangira bakuvomyemo bwa bwenge bwose bitabahunze ngo ujye ahari urugero rw'ubwenge wenda nk'ubwabo, birangira nawe ubaye umuswa. Ntabwo muzi abantu batwigishije mu mwaka wa mbere wa primaire bakigishamo imyaka 20, uretse IUOAE imibare yose bize buriya muri secondaire yapfuye. Umubwira ikintu yapfuye, ana inono, kandi nabo barize amashuri angana n'ayo barimo bigisha muri secondaire. Bivuze ngo rero Ivete iramwiza, hamwe no gukunda guteta hagomba kuzamo no gukunda gukuza ubwenge. Manzi yakubwira ikintu wakumva utacyumvishe ukamusobanuza, kuko ubwenge nicyo kiburanga. Ubwenge burasobanuza. Daniel yajyaga yereka ibintu yayoberwa ibyo bivuze, Mwuka wera akamubwira ati ibyo bintu wongera bisobanukira, ati simbisobanukira, ati hama hamwe gusobanura. Iyo utindanye n'umuntu w'umunyabwenge ugiye n'umunyabwenge. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo icyatumye Imana imenya Aburahamu kwari ukugira ngo yigishe abo mu rugo rwe n'abazabakomokaho amategeko y'Imana, ngo kugira ngo iby'Imana yamusezeranyije bibone uko bimusohoraho. Amasezerano yose asohora ari uko abagabo bafashe iby'Imana ishaka bakabyigisha abagore, abagore bakabyigisha abana. Ngo ntureba uri rezilita ya Uwamariya Chantal kuri rezilita ya Nambajimana. Kubera iki? Ibyo Rameke yagushakagamo arabanza akabinyuza muri Chantal, hanyuma nawe Chantal akaguha ibingana n'ibyo yafashe. Nuko bigenda. Nushaka kurera abana neza uzigishe. Nushaka kugira abana bitonda uzabane neza na nyina, ajya bajya imbere atabashimura. Nimurwanira mu cyumba ngo nta mwana wabimenye, iminota mwarwanye niyo azarwana n'abana. Uzaba utavomeye guki. Ngurumva ngo ngiye mfite ukuntu kamere ngo ntungana mu gisirimo, ngo ku buryo birangirira iyo mu cyumba, iyo usohotse ahita atonganya abana. Uzumva udaho? Niba ushaka urugo rwiza rero uri umugabo, ita ku mugore. Hanyuma abagore n'abana beza, Bibiliya ivuga yuko ari inzarya zidahwanyije natwe gukomera. Version imwe ya Louise biravuga ngo ce sont des vases malléables. Malléabilité ni propriété ikintu kigira ku buryo gishobora kunyeganyega kikajya aho ushaka ko kijya. Nta muntu wambaye agashati kera twitaga twa viscose cyangwa twa trambo. Batuburaga muri traffic ababyeyi bakuru baratuzi. Utuntu turaho nyine tugenda twigira. Abagore nuko bateye ni malléable. Ivete rero ndi bugutongere byinshi, ahubwo ndi bukubwire. Urumva uyu muntu inshingano zose afite, urumva umwanya namumazeho kungana, ni nawe Imana imumaraho, ni nawe n'abandi bagabo iyo bahuye nabo bakabona urugo rwapapanye bamumaraho, bamuhonda. Kubera icyo urugo rukunanira, kubera icyo cyagenze gutya, kubera iki? Niyo mpamvu Imana ivuga ngo umusengere. Cyo ni icyambere, agihaguruka agiye ku kazi kugira ngo yunguke. Mwarabibonye ko umushinga umugore atahaye umugisha utajya utera imbere, urahomba uko byagenze. Utangira utamubwiye ngo ushaka kuzamutunguza inyungu, ukazamutungura umubwira ya mafaranga aho yahombeye. Niyo realite. Kubera iki? Numufasha. Ikibuze irenga yobora rimwe ryonyine ryemerera umugabo gukora ibintu atabwiye umugore, akabikora nka kwa kundi Imana ijya ibikora itagishije inama. Ni igihe umufasha wa kabiri witwa Mwuka Wera ureba kure kurusha umugore yamubwiye ngo kora iki kintu. Niyo mpamvu Aburahamu agiye gutamba Isaka yakora ikosa ryo kubibwira Sara, ntabwo yari kuba kimujyana. Yari kumumukura mu biganza mw'ababyeyi, ntabwo byari gukura. Igihe uzi neza ko ikintu ugiye gukora ari Imana yakubwiye kugikora kandi ukaba atari ku cyumba, kora icyo bita contre-indication, irenga yobora, gikore kibyara umusaruro Imana igushyigikiye. Uhita umubwira uti dore impamvu naguhishe. Ubu wari kubyemera azahita akubwira ati nkubwije ukuri ntabwo nari kubyemera, ariko kuko abona umusaruro nta kibazo azagira. Ugomba kumusengera rero kugira ngo
ibyo akora atakubwiye abe yabibwiye byibuze na Mwuka Wera. Izo ni inshingano zawe kumubera amaso. Number 2, abagabo bakunda ibintu bihora bihinduka. Abagabo barambirwa guhora bareba ibintu bidahindura isura. Uyu munsi niba tiro wayikubise uyijyana hejuru uzayijyana. Nibwo abona yuko uri event uri creative uhinduka ariko uva mu bwiza ujya mu bundi. Niba hari ukuntu yakubwiye wambara akaba ari byo bimubera, jya umutungura wiriwe mu rugo nta hantu wagiye natahasanga niko wambaye. Hari amakosa mukunda gukora, ngurumva ngo amaze kubyara se amaso y'umugabo yarambiwe kureba ibyiza. Ngiki amatwi yacu burya aba mu maso, mwebwe amaso yanyu n'amatwi bikaba mu matwi. Mukunda ibyo mubwirwa tugakunda ibyo tureba, suko biteye. Rero uzamurinde kuba yareba undi muntu akabona ari mwiza, ubwo bisaba guhora winyuranyura protocol. Tanto ucunda kuresa amavuta muzaba mwabya. Ugomba kwitaho, ukita ku mwana, ukita no ku mugabo. Urumva inshingano zizahita ziyongera. Ariko apana ko umugabo azagasanga za pose aho ngaho ibintu byavuye muri gahunda akumva yagorobereza mu kabara aho kugorobereza. Bikora ku buryo igihe icyo ari cyo cyose ataha atari ubona akazi karangira ngo atahiwe, yumva aruhutse, yumva anezerewe. Kandi naza ashaka kukubwira ibyo yahuye nabyo mu kazi, uzamubwira ariko ntabwo uzi ibintu, uzi ko n'umukozi yatashye. No, ceceka mureka abanza avuge, kuko mu kazi hamushaririye, arashaka kukubwira uko ibintu byari bimeze, agatuza. Yamara gutuza ibindi byose nawe ushaka kumubwira azabyumva. Icyiza manzi ntabwo ari mu bantu bavuga amagambo make yabazi, uvuga ya ngombwa yego birumvikana, ariko aho niba uzagorana ntabwo ndibwirirwe mubwira ngo azakuganirize. Kuko nanone manzi nkubwire akabanga, nkubwire inkunga, kabivuge n'abandi babyumve, nkubwire ibanga. Aba bashiki bacu, aba bagore, aba bamama batubyara, inzoka ikintu yashoboje Eva, Adamu ntiyari ahari, inzoka iramuganiriza. Bishoboke ko ku munsi wa mbere atayumviye, yenda ku munsi wa kabiri ntayumve, ariko byagiye kugera ku wa gatatu yayumviye. Umuntu uwo ari we wese uzabona afata umwanya munini wo kuvugana utuntu n'umugore wawe, uzamwigizeyo, umenye ibyo bavuganaga, wige kubivuga. Kuko nutiga kubivuga kandi yarabisogongeye, azajya ashaka aho biri. Ngo niba akunda filime azakenera abavuga filime, zirebe uzimubwire. Niba akunda style z'imyenda igakuba umustiliste, birebe ubimubwire. Ni ukuvuga ngo ni wowe mwarimu we muri buri kintu cyose. Reka nsoze rero babwira ngo impamvu twebwe abashumba abagore bose batwita abadadi nuko ayo mabanga twayamenye. Ibyo bashaka ko tubabwira baraza tukabibabwira, tukabibigisha, tukagira gute, noneho tugatangira gupfa n'abagabo babo ngo basanga pasiteri yaracyuye umugore wanjye, reka yabacyura se akabarangiza. Buriya Salomo nawe ntabwo yabaronguraga bose, abagore 1000 se yari afite ubuhe mukobwa? Shire muri realite. Ahubwo kuko bageraga imbere ya Salomo afite amagambo y'ubwenge, icyo bashaka kumva bakakimwumva, bacaga inganda aho ngaho. Agahita avuga ati mujye mu bandi. Abagabo mwe rero muri aha ngaha mwabonye yuko hano harimo abashumba benshi. Niba mudashaka ko abagore banyu baza bakatwita batati, mwige kubabwira ibintu by'ubwenge babite batati. Igishushanyo gishoje.